bitandukanye. Nongera kwibutsa ko Rwanda Revenue Authority ikwibutsa ko icyuguze cyose ugomba kwibuka gusa facture ya IBM kubera ko ufitemo inyungu nyinshi cyane. Iya mbere ni ukuba ufatanije n'abandi kubaka igihugu cyawe, rero iya kabiri ni uko hari 10% ya TVA kugarukira kabisa, ariko kandi ni facture zinakubyara igihembo cy'amafaranga menshi cyane yiyongera kuri iryo 10% rya TVA, dore ko agera kuri miliyoni 50 z'ibihembo abantu bagenda bayatsindira buri kwezi. Hanyuma rero niba utariyandikisha gira vuba bwangu rero muri Tenga promo wicikanwa, kandi ukande akanyenyeri 5 kabira kadirisha wiyandikishe muri Tenga mara ngo niryashimwe kuri TVA ndetse na Tenga promo. Hanyuma rero utangira ukine kuko buri wa mbere na buri wa kane abantu bari gutsindira ibihembo. Ari nako nkubwira ko nta mafaranga usabwa kugira ngo ukinire ibihembo muri Tenga promo, aho urasaba facture ya IBM gusa kandi uyisabe kenshi. Hanyuma unakanda akanyenyeri 5 kabiri akadirisha kugira ngo ube mu bashobora gutsinda kabisa. Ibindi bisobanura amagambo 637 Orayimo sinabura kwikwibutsa, tumaze kwimenyera ko niba abandi bazana accessoire agezweho y'amatelefone, haba harimo amasharijeri y'amatelefone atandukanye, ama écouteurs nk'ama FreePods za wireless ndetse n'ama headphones, power banks zifite miliampere 20, hanyuma ama smartwatches ushobora no kwitabiraho nyine ukamenya ubuzima bwawe, ugakora siporo neza kandi ikabire zita ku mazi n'umukungugu. Hari za bluetooth speakers, hari tondezi bisharije zo mu modoka, bwo nijya ibiriti byo modoka. Hanyuma rero accessoires za Orayimo ziraramba, zirizewe, zifite ubuziranenge buhagije kabisa kandi original, zinafite garantie y'amezi 12. Igihe cyose ugize ikibazo utusimbukira muri kake ya Center Orayimo iherereye muri uyu mujyi wa Kigali, yari muri Kigali City Tower muri etage ya 2. Bakaba naranguriza muri commercial muri New House etage ya mbere, ndetse n'ahandi hose agurirwa ama accessoires y'amatelefone hirya no hino mu ntara. Bahamagare kuri 0780 241 niyo nimero yabo. Hanyuma nongera nkubwiye kuri Legend Cables, niba ushaka umuri agent Legend Cables wabyumvise ko ari insinga, uruganda nyarwanda rero rudukorera insinga z'amashanyarazi ya Imasoro, ubundi bakazikugezaho vuba na bwangu. Legend Cables insinga nziza pe, abantu b'abatekinisiye basobanukiye ibyo ari byo, bazi iby'insinga, bamaze gusobanura ko insinga za Legend Cables ari zo nsinga ubu ngubu zigezweho nziza zikomera, kandi byari byo kuvanga inkongi se uri kureba inkongi reka izo ni Legend Cables. Reka dusimbukire Musanze mbuye ko polisi yafashe wari warakoze uruganda mu rugwiwe rwenga inzoga zitemewe. Ari polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Musanze yamenye litiro 1750 z'ikinyobwa cya Karigazoke, ni ikinyobwa kitemewe, aho cyakorerwaga harafungwa ndetse n'uwagikoraga atabwa muri yombi. Ani nkuru mbango cy'amakuru y'akadomo.com batuga ko ari igikorwa cyabaye mu gitondo cyo kuwa gatandatu Nzeri rero cyo kurwanya inzoga zitemewe mu murenge wa Gacaca kagari ka Kabirizi umudugudu wa Mata. Amakuru agera kuri cy'amakuru cyitwa Igihe nuko polisi yafashe umugabo wengaga ikinyobwa ndetse na bimwe mu binyabutabire yakoreshaga yiteguraga gukwirakwiza mu baturage. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru IP Nyasingira abakunzi akaba yabwiye ikinyamakuru ko ku bufatanye n'izindi nzego bazakomeza gusobanurira abaturage ingaruka zo kunywa inzoga zitemewe, haba ku buzima, ku mibanire n'abandi ndetse no ku mutekano muri rusange. Agira ati rwose yafashwe arafungwa, wazengaga nazo turazimena, kandi tuzakomeza kwigisha abaturage bamenye ingaruka mbi zo kunywa ibintu nk'ibi ngibi. Wajya gucyamakuru Igihe akadomo.com ni naho dusanga inkuru tubiga ko mu Ruhango umusore yatemye nyina akavuga ko yamwitiranije na Satani. Ahantu umusore imyaka 20 mu karere ka Ruhango yatemye nyina w'imyaka isaga 70 amukomeretsa ahantu hatandukanye, ayiregura avuga ko yari yamwitiranije na Satani. Uyu musore yabanaga na nyina mu mudugudu wa Karehe akagari ka Bunyogombe umurenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango. Mu gitondo cyo ku itariki 4 nibwo uyu musore yatemye nyina amukomeretsa ku ijosi, ku kaboko ndetse no mu kiganza. Bamubaje impamvu yamutemye avuga ko atatemye umuntu ahubwo yatemaga Satani. Ni inkuru y'amakuru cyanditse cyikesha TV1 akivuga ko uyu mubyeyi yahise ajya muri koma, bigakeka ko umuhungu we afite uburwayi bwo mu mutwe bwamuteye gukora ibi. Bamwe mu babonye ibi barero akaba yaravuze ko agira ati twamusanze yikingiranye mu cyumba avuga ko adashaka Satani. Abaturanyi babo rero bavuze ko iyi ari inshuro kabiri ibi bibaye, basaba inzego z'ubuyobozi ko uyu musore yafatwa bakamugumana cyangwa se bakabatandukanya kuko byazarangira yishe nyina.